bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 18,000 burimo ibibanza bukase n'ibibanza 60 buherereye mu karere ka Bugesera. Bafashwe bamaze kwakira amafaranga angana na miliyoni 141 ndetse n'ibihumbi 42 by'amadolari. Ibyo ni igiciro cy'ubutaka bari bagurishije butari ubwabo. Ukuvuga ngo uwaguze yahombye amafaranga yose, yaguze n'abesukuru n'amabandi atanga aya mafaranga. Tekereza kudashishoza ugahita utakaza imari ingana gutya. Uko babigira amayeri bakoresha, bareba umuntu ugiye kubitsa cyangwa se umaze kubikuza, bakora ari team kuri bank. Hari uwigira umusaza, hari ushobora kwigira umugore mwiza w'umusirimu, hari ushobora kwigira umugabo w'umuturage, biterwa nuko bakubonye. Umuntu w'umusaza akaza n'igifurumba n'akabando, hafashwe uriya Bimenyimana Jean Marie. Hari abandi bagishakishwa, turabizi neza, aho mwamwicaye ku mabanki ukuze usa kose bambaye neza, natwe ayo mayeri turayazi. Kuza wigize uko waba usa kose, hari n'abo ufata akakuvuga ati jye uko nsa urabona nsa nk'umujura. Umujura asate, abesukuru basabate, aba bantu mwabonye hano mwabonye basabate, wa mugani wabo ngiyo bambaye neza basokoje. Ubu nuko nyene mubona bamaze iminsi ngahe ukabafashe bya bifurumba by'ibipapuro, wowe utanze amafaranga cash mukaramwiriye moto bagahita bakuyoba. Kwirukanka ngo duhure mu mujyi hehe ku post, kagenda hariya ukajya ku post ugashaka umuntu ukabura, ukavuga ati ariko reka ninjire wakwinjira muri forex, bahita bahamagara RIB cyangwa polisi ko ari umuntu uje kuvujisha ibifobi. Cheetah Magic. Twabatumiye hano kugira ngo tubaganirize muri rwa rwego dusanzwe dufatanya rwo gukumira no kurwanya ibyaha. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo 3. Izo ngingo 3, ya mbere ni abantu biyitirira abagenzacyaha cyangwa se inzego z'ubutabera bakaka abantu amafaranga babizeza ko ngo bazabafasha abantu babo bakarekurwa. Abo nibo abadamu babiri mwabonye bafashwe. Indi ngingo ya 2 tuganiraho ni ingingo y'abantu biyitirira ubutaka bakigira ba nyiri ubutaka bakabugurisha abandi bantu. Ubwo urumva ko hazamo impapuro mpimbano. Indi ngingo ya 3, indi ngingo y'abantu nabo besikoroka abantu cyangwa se bayabeshya babasanze kuri bank, umuntu agiye kubitsa cyangwa se agiye kubikuza, bakabashuka ngo babafashe ngo kuvunja amadolari, ayo mafaranga akagenda atyo. Turabera kuri kese ya mbere y'abitirira abagenzacyaha. Muri gahunda yo kurwanya abo bita abakomisiyoneri cyangwa se abantu biyitirira inzego z'ubutabera bakariganya abantu amafaranga, hafashwe uwitwa Mukahabimana Beatrice w'imyaka 35. Uyu nguyu afatanyije n'uwo bita Siborurema Jean Claude. Uwo Siborurema Jean Claude turamuvuga, ari gushakishwa kuko yamenye ko bagenzi be bafashwe. Ngira ngo nabumva iki kiganiro bakabazi aho Siborurema Jean Claude ari, bamenyesha ubugenzacyaha kuko ari gushakishwa afatanyije n'uwitwa Mukahabimana Beatrice namuvuze, ndetse na Nigena Claudine. Mukahabimana Beatrice uyu nguyu afatanyije na Siborurema Jean Claude bashakisha amakuru y'abantu bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha runaka. Bamara kuyabona bakayakoresha bahamagara abavandimwe, umugore cyangwa se umugabo w'umwe muri bari abantu bafunze. Uwitwa Mukahabimana Beatrice nk'umugore arahamagara kuko bizwi neza ko abagore iyo agize uwahamagara, ntabwo abagore bazwi muri ibi bikorwa bya escroquerie cyangwa se by'uburiganya.
ibyo rero impamvu bakoresha izina ry'umugore guhamagara yitira umugenzacyaha cyangwa se yitira umupolisi cyangwa se izindi nzego, uyu nguyu yumvikana vuba kuko ari umugore, ntabwo tubamenyere muri ibi byaha. Ibyo rero bikagusha mu mutego ushuka. Yamaze kumuhamagara yigize umugenzacyaha, akamubwira amakuru ku muntu we, ari umuvandimwe, ari umugabo cyangwa umugore ufunze. Hanyuma uyu nawe Nigena Claudine nawe anyuzwaho amafaranga baciwe. Uko babikora rero Mukarimana Beatrice bahera kuri step 1 cyangwa phase 1, gushakisha amakuru. Yamaze gushakisha amakuru y'umuntu runaka, ayo makuru yo bakoresha. Navuze ko amakuru bashaka nawe umuvandimwe uri hanze, umugore cyangwa se umugabo ufite umuntu ufunzwe ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Iyo amakuru yo bamaze kuyabona, Mukarimana Beatrice roreye ni ukwita umugenzacyaha, agahamagara wa muntu. Iyo amaze kumuhamagara akaba yumva wa muntu wahamagawe hari ukuntu ibyo amubwira byumva, bajya kuri step ya 2 yo kumwumvisha ko dosiye ye ikomeye ariko hari icyakorwa ikoroha. Ubwo rero yifashisha ya makuru, agahamagara umuvandimwe, inshuti, umugabo cyangwa umugore, akamubwira ko dosiye y'umuntu ufunze ikomeye, akamwumvisha ko ikomeye pe, tariko gukomera kwayo cyangwa koroha kwayo biri mu biganza bye. Akamubaza ati se icyo mvuze ubwo uracyumvise? Undi nawe yasubiza ati ntabwo nsobanukiwe. Akamubwira ati ejo uzaze kuri station iyi niyi tubonane. Kumubwira ngo gukomera cyangwa koroha kwa dosiye biri mu biganza byawe ni imvugo z'abaryi ba ruswa, ni imvugo z'abescro, ni imvugo z'abariganya. Icyo gihe rero nk'umuntu ufite umuvandimwe we ufunze, hari igihe yubahiriza gahunda yamutumiye kuri station. None yamutumiye kuri station rero ngo tuzahurire kuri station, undi nawe atangira gusa nk'uwizera ko ibyo byose ntabwo ari umwesco, banza atari umwesco, umuntu umwe ngo duhure kuri station. Ubwo rero habakurikiye ya step indi yo kumenya nyiri umuntu, wa muntu wahamagawe, koko umuntu arazinduka cyangwa kubahiriza isaha yamubwiye, ariko wa wundi wigize umugenzacyaha aba yamutanze kuri station. Niba muhaye sayine undi ahagera saa 3:30, kamubwira ati nugera kuri station ni umpamagare. Yahagera akamuhamagara, akamubwira ati se tiweva mu bantu benshi utambuka ujye hariya tuvugane. Akamubwira ahantu hagara, ati nakubonye, ati niwe wambaye umupira w'umutuku, wambaye gutya na gutya, ati ni wowe. Tiro ndi muri office hano haruguru gatoya, ihangane ndaje tuvugane. Urumva wa muntu atangira nawe n'ubundi kugira ikizere koko ashobora kuba ari kuvugana n'umugenzacyaha, ariko ari kuvugana n'umwescro wamutanze kuri station, wikinze ahantu, wicaye mu modoka uri kunguna hangana, kuko aravugana waramureba undi ntamureba. Iyo hashize akanya rero gatoya, amwete ariko nubwo ndi kwakira umuntu ushobora kuba ushyize uba bageze ku cyiciro cyo kumwaka amafaranga, babitwara mu buryo buri systematique. Bamubwira ati rero noneho shyira amafaranga kuri iyi nimero, hanyuma umuntu wawe tubyoroshye. Bakajya mu biciro 200, 100, 50 bitewe na case, bitewe nuko nakubonye. Hari winjira akamana turi muntu turamuca hejuru ya 200 kubera uko ugaragara, burya ngo hari ukuntu bafite amafaranga basa, bitewe nuko ngo akureba. Hariho rero abajya mu biciro tayo ngayo ntabwo nayabona. Icyo gihe rero amwohereza nimero ngo ashyiraho amafaranga. Hari nimero bamwohereje yari yanditse abo dufite abatanze ikirego, uwitwa ngo nimero yanditse ku witwa ngo Scholastic Wasa, niyo baha agashyiraho amafaranga. Noneho ya mafaranga rero muribuka Nigena Claudine navuze w'umu agent, uwo niwe uyabikuza, yarangiza akayoherereza akayashyira kuri nimero ya wa mwescro wenyewe imwanditseho ye. Impamvu adatinda kuri ka nimero bavuga ati umwanya wari wose bashobora gutanga ikirego amafaranga bakayafatiraho.
nukuvuga ngo ageraho bahita bayakuraho bayohereza. Ubwo ni rwo ruhare rw'uriya mu agent, kuko abikora bizi, abikora zo yoherereza, abikora mu ibanga rikomeye. Step ya gatanu rero, iyo babonye wowe wa muntu utanga amafaranga mu buryo bworoheje bitakugoye, bagusaba abandi ntabwo bakurekera, ahita avuga ati amafaranga nubwo yampaye rwose yabaye makeya, komanda nawe ngo arashakaye. Urumva kwitiriye inzego, komanda arashakaye. Nk'umuntu rero hari abantu baba bari desespere, bumva ngo umugore wawe yafunzwe, umugabo wawe yafunzwe, sibyo ko nubwo yaba desespere aho ngaho umuntu aba akwiriye guca akenge. Aho turaza kuhatanga isomo agahita ayatanga. Nabwo iyo babonye uyatanze mu buryo bworoheje ntibakurekeraho, bagusaba andi toya komanda yayagaye, kugeza igihe bavumburiye. None iyo bavumbuye rero ubwo bajya ku yindi step. Hariho rero hariho ababavumbura, iyo bamaze kubavumbura bagihita bamutera ubwoba agaceceka. Tiwe nubivuga n'ubu nawe watanzwe ruswa nawe uzafungwa. Ariko hariho banga bakavuga ati no, jewe ndatanga amakuru. Abo rero bamwe baceceka bari amafaranga umuntu wabo ntafungurwe, abo bajyana ingingimira ngo rib irya ruswa. None umuntu wanjye yanze gusohoka nako ntabwo yafungwa. None hariho nugira amahirwe bigahuza neza nuko n'ubundi urukiko rwari rumurekuye, akavuga uti ko bya bintu birya kiburiya gufunguza umuntu, abagenza cyaha barya amafaranga. Izo nizo za report mujya mwumva zimwe na zimwe. None iyo wamuvumbuye, iyo yamuvumbuye akamenya ko ari umweswa, ntabwo barekeraho, bagerageza andi mahirwe bagerageza nayo. Haza undi muntu, haba umugore cyangwa umugabo wiyitirira ko yarafunganywe na wa muntu we, kaza yitingira ngo ikese mwarayumvise ubushize kuwitwa Hirwa, uzwi ku izina rya Hirwa. Agasohoka umuntu uvuga ngo, hakaza umuntu wita ngo iyi nimero, akamuhamagara nitwa kanaka, iyi nimero nyihawe na kanaka, akavuga wa muvandimwe ufunze, tigewe nari mfunganywe na kanaka, tari kugiye baramfunguye hari uko nabigenje. Arantumye ngo nawe abantu yagutumyeho nawe ugira uko ubigenza nawe asohoke. Abantu yamutumyeho abo ni bande? Ubwo ngubwo babasikura bagahita bagatangira bagahamagara. Noneho warenze wakwibye wa mutego wa mbere wo kuri station. Iyo utagize amakenga ushobora gufatirwa mu mutego uriya wise ngo yafunganywe n'umuntu wawe. Aho rero naho iyo utagize amakenga ugwa muri wa mutego, kumva ngo nafunganywe na kanaka, jewe natanze amafaranga baramfunguye, yagutumye, hari abantu yagutumyeho ngo wubahirize icyo bagutegeka. Aho rero iyo utarebye neza ugwa muri wa mutego. Ikigomba kumvikana rero muri ibi ngibi ni iki? Ubutabera ntibugurwa. Umuntu wese ukubwira ngo tanga amafaranga ngo bagufungurize kanaka, rwose ujye umenya ko ari umweswa. Umugenzacyaha nuwajya kuri yaba ari igicucu cyo kuvuga ngo ngende umugenzacyaha nyohereza amafaranga uwazi gutyo. Abo ni abantu n'ubundi badafite icyo baramira, kandi babihishe inyuma y'utunimero runaka, avuga ati we mbwira ntanzi, jewe ndamuzi, nakoresha ibyangombwa by'ibihimbano. Ibi bikorwa rero nibyo usanga kenshi byanduza izina ry'ubutabera bwo mu Rwanda. Ababiyitirira inzego, n'abakomisiyoneri n'abakibo, abo bantu tugomba gufatanya kubarwanya. Nta muntu n'umwe wari ukwiriye kujya yemera ibi bintu, nta muntu wari ukwiriye kujya yemera aya makuru y'abantu bamuhamagara bakubwira ibintu runaka ngo ndagufunguriza umuntu ngo ibi bintu birakora, nayo mfunganywe na kanaka, none n'untumye umvira icyo abantu nagutumyeho bavuze. Ibyo bintu rwose bicika cyane. Mwumva na za ripoti zivuga ko inzego z'ubutabera zirya ruswa, nahangaha bihera. Abakomisiyoneri banduje izina ry'abantu. Ntabwo ndi hano mvuga ngo mu bagenzacyaha cyangwa se mu nzego z'ubutabera nta bakurikiranyweho ibi byaha. Icyo nshaka kuvuga ni uruhare rw'aba bantu bita abakomisiyoneri cyangwa banduza izina. Natwe mu bagenzacyaha iyo hari wagaragaweho ruswa, ntabwo
yihanganirwa. Ngira ngo murabizi